ni wowe wishe wa mudamu wa Deo cyangwa se umudamu wa Ndimbati? Ibintu byose mba ndiringa nyine ukwica tu. Njya nkunda umukobwa ufite inyuma nyine tu. Ubwo ufite ikibuno kinini. Uratsekeje naguze ko muri iminsi abakobwa asigaye banambara ibibuno. Ushobora kubireba wenda. Jya ufite original ntabwo nakuyoberwa. Sure. Ubwo ufite experience y'abakobwa nawe urabyumva, so ndayifite rero. Ufite experience y'abakobwa? Yeah, for sure. For real. Ubwo watakaje umanzi ufite 16? Yego. Yego. Cyane rwose. Hakana si umubyeyi hanzira. Oya, akakubwira wenda nk'abakobwa bakunda tatu, ati oh wow, nakunze ukuntu usa kabisa, warankuruye. Undi umukobwa ufite long face, utari munini hejuru, uteye neza kabisa, ufite umubiri woroshye, ufite ikibuno kinini, ufite umubiri woroshye. Okay. Ibyo ni sawa kabisa. Ariko rero mula so ntabwo namwifuza rero. Ashaka rero mpamvu abakobwa gutinya kwera izo tatuwaje. Nta kibazo, jewe ntinye, nashaka n'umunyamahanga barahari bakunda tatu cyane. Ntabwo Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere mande n'imande, tunabashimira mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora. Uyu ni mwe mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza. Gasaro TV tubageza mwe mwese mu bitekerezo byanyu byiza muri comment, murabingenzi kuri twe aho merere hose mana umugisha. Nsuhuza cyane abakunzi bacu b'i Burundi no muri Zambia, comment zanyu ndazibona n'ukuri, natwe turabakunda cyane. Ushaka rero gusohokera ahantu heza wagana kuri hoteli Igitego, rwose ni ahantu heza cyane kandi hari n'amacumbi rwose ku bashaka kuruhuka. Ni hano i Remera, ubishatse rwose atwandikira tukaguha nimero zabo. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa, murabona ko ari umutumirwa tujye kuganira na byinshi bitandukanye. Azwi nk'umukinnyi wo muri City Made, filime ica kuri televiziyo y'u Rwanda. Hari uzwi nkandi muri filime mba nitwa Gahunda buriya. Umuntu ukorera ku gihe. Hanyuma amazina yiswe n'ababyeyi akaba ari ayahe? Amazina niswe n'ababyeyi nitwa Dusabeze Eric. Yeah. Hanyuma se Eric ni muntu ki yavukiye mu muryango w'abana bangaye? Ndetse ni n'umwana wa kangaye? Mu muryango w'abana 8. So nabyita nkaho ndi wa 7 buriya. Mu bariho nabwo navuza bariho. Hanyuma se abakobwa 5, abahungu 3. Ukaba ukomoka hehe? Nkomoka muri Butare. Uri umwana wa Butare? Yego. Handi ngo barya avoka. Ihuye. Hano abantu bakunda avoka cyane. Ubu nawe urazikunda cyane? Umva. Ngaho ni nko kubaza padiri ngo wambaye ikanzu. Hanyuma se wenda njyewe reka nikoreshereze izina ryo muri filime rya ni? Izina ryo muri filime ni Gahunda, ariko ushaka kunyita Mura kuko abantu benshi banzi ku izina rya Mura. Mura niryo bamenyereho cyane. Hanyuma se Mura, njyewe ndashaka no mbwire ukuntu winjiye muri City Made. Ari filime ikunzwe cyane cyo kuri televiziyo y'u Rwanda. Okay, uburyo ninje muri City Made mushiti wanjye aranyandikiye umunsi umwe. Arambwira ati ko mbona hari ahantu bashaka gukastinga, ntabwo wajya mu gapima amahirwe ukareba, koko nakundaga nabayeho numva ashobora gukina filime kandi nkaba nabishobora. So akibimbwira rero ndavuga byanze bikunze buriya kuva umuntu avuye ahandi akambwira ikintu nanjye ashobora kukigerageza kandi kikaba cyiza, wenda kikaba cya successinga. Ndangije rero nza kugenda muri casting. Mbona birakunze barafasha. Hanyuma hari irore baguhaye aho wenda benshi nanjye ndimo mu bagutinye cyane, numva duhora nzaniruka. Ariko nshimye Imana ko wenda bitandukanye n'ibyo ukina. Irore yo kwica. Ukigeramo ukabona wenda uzakina rore yo kuba wakica umuntu kuriya wamuhotoye. Wumvishije umeze gute? Kuvuga nagezemo hariya. Ngezemo rero barabona hari amarore bakwereka y'abashaka kukubwira ati ibi ngibi mushobora kujyana bitenda na look yawe ukomeze bishobora gucamo. Shiduka rero bambwiye rore turi bugushyiremo turagushyira muri rore y'umwicanyi. Urumva rero kuko biba ari akazi, hari igihe uvuga ati okay, reka pima amahirwe ndebe. Filime buriya urabizi ubuzima bwa filime butandukanye n'ubuzima busanzwe. Ndavuga rero n'akazi ngomba kugakora. Bakiguye rore ntago wikanze? Nabanje kwikangamo bwa mbere kuko so ndi umuntu usanzwe ugira umutima mwiza, ndi umuntu usanzwe ubana n'abantu, usabana n'abantu cyane. Nza kuvuga irore kweri umuntu uzambona nicaye wenda sirita nko mu muryango wanjye azabifata gute ko mvuka mu muryango w'abantu bakijijwe cyane. Numva nyine bimbereye imbogamizi mo gake, ariko mbitekerezaho ndavuga just ni akazi kandi ni filime ni filime nyine, ntabwo ari ubuzima busanzwe bw'umuntu, nuko ndakora rero. Hanyuma hari umuntu mwakoranaga ka kazi harya yitwa? Yitwa
yitwa Siriyake. Siriyake. Yep. Ni gute ko ushaka gukorana n'umuntu warangiza ukaba wabasha kumwica? Urumva nyine mugomba gukora biriya bikorwa paka bikarangira nyine bikajyawe kugira ngo ibintu byose bihura bizifire mu kuntu bipanze. Yeah. None iyi saha rero abantu bibaza cya kibazo, ni wowe wishe wa mudamu wa Deo cyangwa se umudamu wa Ndimbati? Ibintu byose mba ndiringa nyine ukwica tu niyo ntuza ariko izororere zorore nanjye ziri kunkanga mu kwa ahantu njya ngera ngo dore wa muhungu ngo ukina muri stimedi ngo ukina wica abantu. Nanjye nabo. So urumva rero narabitinye ko si ubuzima nari nyine siko nteye ndurumva ndi umuntu usanzwe ugira umutima mwiza. Ariko nyine narabyakiriye nka filime tu. Hanyuma ikigera kuri seti ku munsi wa mbere ni cyo kintu cyagutunguye ndetse umubwire n'umuntu wabashije kubona ukishimira cyane kurenza abandi? Umuntu nkigera muri stimedi, okay, umuntu nari afite amatsiko yo kubona yari Nana. Cyane cyane yari Nana na Ndimbati. Yego. Abo bantu nabonye ndavuga just ba bantu koko uko mbabona ndabona ari bo. Yego. Hanyuma se umuntu bitanana ukimubona ni cyo kintu cyagutunguye? Bisanzwe ari umubonaga kuri televiziyo none umubona live? Yego. Urumva ni byiza ibonye umuntu nyine uvuga ati no muntu ariko icyazama tukazahura. Ariko buriya totaroma Imana ibibizi uko nizabahuza ibiza umugambi. So urumva rero tukimara kubonana naramwitegereje turasuzanya turaganira numva ko wa muntu usanzwe mbona niwe nuko asa niwe. Gusa no umuhanga gukina muri filime no umuhanga cyane. Yeah. Hanyuma umuntu bita mushiki wa Niki we umufata gute? Nadia. Nadia. Nadia nawe ni sawa ntari birya. Nta kibazo cye kabisa. Ese mura ubonye amahirwe muri stimedi mu bakobwa bakinamo ukavuga ati hari amahirwe y'abakobwa nikuze Nadia, Nana, wenda na Bijoux, wahitamo nde muri bari abane bose? Yabaje ikibazo gikomeye. Ntago gikomeye. Harimo ibyukira. Nyine ndashaka umbwiye nibura icyuki wavuga ati iki ngiki ko kabisa. Hariya nahitamo Bijoux kuko nkunda umukobwa ufite umubiri munini. Kandi Bijoux ni fresh kabisa. Niwe wahitamo? Yagiye nkunda umukobwa ufite inyuma nyine tu. Ubwo ufite ikibuno kinini. Uratsekeje naguze ko muri iminsi abakobwa asigaye banambara ibibuno. Ushobora kubireba wenda. Yewe ufite original ntago nakuyoberwa. Sure. Ubwo ufite experience y'abakobwa nawe urabyumva so ndayifite rero. Ufite experience y'abakobwa? Yeah, for sure. For real. Experience y'abakobwa se gute? Ufite mbese ufite ubunararibonye mu utangira nko gukubagana uri umwana so ukazagira experience rero mu bwo buzima yani ya. Ni ukuvuga ngo watagiye kubagana uri umwana? Nkiri mutoya nta. Okay, bitari cyane ariko nko guhera nko mu myaka 16 gutyo. Kandi ndakuze mfite imyaka almost 21 years so urumva ko ni ibintu byumvikana cyane. Ubwo watakaje umanzi ufite 16? Yego. Yego cyane rwose. Hakana si umubyeyi hanzira. Oya kubyarega ni decision z'umuntu nawe. Wabona ngo ufite abana benshi batanu. Iyo ugenjeje neza fresh ntago byara mu gihe utateguye. Siritu mu gihe turimo cyangwa iminsi turimo cyangwa urebye modern tugezemo ntago ari ukubyara uko ubonye mbega. Kimwe no kwiyubaha hanze kugenda ubyaragura ntago byubahisha umuntu. Hanyuma umukunzi wawe akibona zira rore baguhaye ndashaka umbwire comment ya mbere yaguhaye. Yagiye nta mukunzi ngira. Kubera iki se nta mukunzi ugira kandi uri umusore w'icyamamare? Nawe ndabona. Buriya ntago Imana iramumpa uwo shaka. Urashaka none umukobwa umeze gute? Ku buryo yari ushaka gukubona akavuga ati uyu musore njye mbona abakobwa benshi bagupostinga kandi beza ni gute ko nta mukunzi ufite? Abantu benshi barapostinga sirita abakobwa. Nyine nuko ikira abakunzi ugira kandi ibyo byose umuntu ujya gupostinga umuhungu nuko hari ibyiyumviro no kuvuga umukobwa nkunda se urase kupfe noneho. Nkunda umukobwa ufite long face. Utari munini hejuru. Uteye neza kabisa ufite umubiri woroshye. Ufite ikibuno kinini ufite umubiri woroshye. Okay. Ibyo ni sawa kabisa. Aba afite amaguru ari flat byaba ari sawa. Nkunda umukobwa ufite amaguru ari flat. Ya maguru bita tetema nawe urabyumva. Akomura wigeze kuba umukomediye? Oya, nuko nkunda kuganira mu buzima busanzwe so ndi social cyane. Ni dushaka guhura tugahuza tukaganira. Se mbonye bitari buve mu bwo biba bitavamo nyine. Ntabwo nakuvugisha nubwo nagutaho umwanya wanjye. Hanyuma hari ikintu kintangaza cyane ndetse kinatangaza abantu benshi cyane. Aho wenda muri societe ngenda
numva umuntu bita mura cyangwa se numvaga bituma cyangwa mura tatu abeshi nanone bituma njya n'igitekerezo wenda cyo kuza kuganiriza ndashaka umbwire tatuwaje zingana gutyo zakugeze ku mubiri gute ndetse njyewe nzi ko nakora amatatuwaje ariko nzi neza ko nubwo utambaye ikabutura umubiri wose ufiteho tatuwaje wabimenye ute ndetse ntabwo nakubonye wambaye ikabutura ngo tute tuziranye ariko ndabizi ko ufite tatuwaje that means ko umaze kubona amafoto yanjye menshi buri atambuka okay nibyo ufite tatu nyinshi cyane nyinshi kabisa tumachi tatuzi nakuze nkunda tatu guhera mu myaka 10-12 nza gutangira gukunda umuhanzi Niba kuko nibwo namubonaga nibwo nari ntangiye kumubona nitegereza ruki yiwe nza kuvuga ariko no muntu uko mbona hari ukuntu tujya kumera kimwe size nini so ari nabwo yakoranaga na Badman abantu bazi Kashimani bagiye bazi Badman so nza kubakunda ari babiri rero baza kunyespira uko basa uko baririmba ariko ngahora mbitegereza ariko noneho ko kundi navuka mu muryango w'abantu bakijijwe bakambwa ngo ngukunda ngo ibintu by'abapagani urumva nta bahita bakubwira gutyo urabyo ariko nanjye ndabwira rero ngewe ntunkunda ikintu ntushaka kumbangamira ko si ngombwa dukunda ibintu bimwe ufite gukunda ibintu bya ku ruhande rwawe nanjye ngakunda ibyanjye tugahurira mu kivandimwe anafu abirangije rero ntangira kujya mbihumeka nyine urabyumva kavuga ati ubwo ushaka kuzashyiraho ibintu by'abapagani aba biriya bintu ndabikunda cyane iyo nabonaga umuntu ufite tatu namugendaga cyangwa nkaba namwishyura n'amafaranga ariko nkamubwira reka nkwitegereze nkurebe nkwishyura igihe cyawe na tatu nyirebe kandi kera ntazabagaho nziza mu Rwanda urabizi zaga zikoze nabi zimeze ukundi kuntu ariko still kwa utira kintu utarakimenya neza ngo umenye uko cyakagombye gukorwa ntabwo nari nakimenya neza nza kubigeze urumva uko nahoraga mbivuga ntabwo babyemeraga bifataga nk'ibintu kwa kundi umwana avuga bikarangiriraho ariko ndi umuntu udesida ikintu bikarangira nagikoze ndi wa muntu mpiga nkanahigura ndangije nenda kurangiza segonderi nza kujya Kenya muri 2013 umwaka utangiye ndabyibuka ngezeyo rero ngeze Kenya kuko ibindi bihugu byateye imbere muri tatu cyane zigeze kure usanga abantu buzuye tatu umujyi wose ugenda uhura n'abantu buzuye tatu so ndavuga nti noneho kabisa ndasubijwe nta hantu ngeze rwose ndabona inzozi zanjye noneho zigiye kuba riri guhera uwo munsi natangiye gutekereza tatu naryama sinduhuke ndabana bya bintu nabonye bya bintu byanjye ibintu nk'ibyo natangiye gusacinga nkajya ndeba location yaba akora tatu guhera icyo gihe ntangira gushobora n'abavandimwe banjye kuko nahoraga ndirimba tatu mu kanwa kanjye urabyumva n'ikintu nakundaga noneho ngezi wabo wacyo aho gikorerwa ahantu cyateye imbere binakozwe neza noneho ubona ko ari ibintu biri classe bihenze ndavuga nti byanze bikunze ngomba gushaka amafaranga paka ngeze kuri iriya level shaka ya Niba kuko nakuze numva ko ngomba gusana Niba bumva nakuze ari umuntu nkunda cyane naje gushyiramo imbaraga rero ntangira gukora urabizi byiza biva mu gukora ndakora cyane nakundaga nari umwana ukunda ibintu byo kurimba kugura imyenda ihenze inkweto zihenze ibintu urabizi umuntu ukunda kurimba nawe kandi ukunda gukora ya mafaranga ukoreye niyaguhesha bya bintu ndavuga nti ibintu rero ngomba kubireka byo kurimba amafaranga ahubwo nkajya nyashyira kuri konti paka ngeze kuri za tatu nifuza ndabyibuka njya kwa katatu muri studio bwa mbere nerekanye Wiz Khalifa abantu bamubona ukuntu yuzuye tatu nyine barabibona nabwiye umwaritiste wa tatu ndamubwira bro ndashaka gusa n'uyu muntu icyo nibuka yasubije arambwiye ngo ahangaha ngo bihagaze hafi nka miliyoni yari amaze kumenya ko ndi umunyarwanda ndi umuforena yarambwiye ngo izi ni tatu zihagaze nka miliyoni 100 z'amanyarwanda amafaranga y'iwanyu ngo urumva uzayakura he nicyo yasubije kandi ubwo gihe narifite amafaranga ngahe narifite amafaranga 5,000 by'amashiringi yonyine twabikonsidera nk'ibihumbi 50 by'amanyarwanda gusa icyo gihe nacitse intege ariko ndambwa none se mwa amafaranga 5,000 by'amashiringi ifite ni nk'iyihe tatu wankoreramo yabingana gute anyereka akantu gato cyane gashoboka gato karenzeho izinaho akantu gato cyane ndavuga niba ari ibyo nigira ku ruhande ndatekereza ndavuga niba ari ibyo ngomba gukora cyane kabisa gashyiramo imbaraga paka ngeze kuri ibi bintu urumva amafaranga nahise numva ari menshi ndavuga si ibintu nzabigeraho kweri naragenda ataha numva ya mafaranga narifite ni nkaho numva nanayajugunye kuko ndabana nta mumaro kabisa apfiriye ubusa ariko sinacike intege ndakora mu gihe gito mbonye amafaranga noneho menshi nza gusubira kundi mwaritite kuko wa wundi nabyita niba yariryaga nahenda adashaka ko
urumva arabona nta n'akatatu na kamwe ufite waruzuye. Ntabwo rero mu bindi bihugu iyo umu artiste yuzuye tatu abeshi ntapfa kuguha umwanya we. Iyo yumvise nta mafaranga cya kigero ashaka ufite n'iki ahita komeza n'abandi bantu. Nagiye gushaka undi mu artiste rero, undi turahuza dutangira gukora. Ndabyuka uwo munsi wa mbere nashyizeho tatu eshatu kabisa, turaganira mubwira inzozi zanjye, mpamvu nkunda tatuwaje ko wuzuye nawe gutya nazagera ku rwego nkuru gute. Ambwira ati rero nta kindi bigusaba, biragusaba gukora cyane cya kindi n'ubundi nari naribwiye mbere, ukajya ubika amafaranga, wamara kubika amafaranga tukajya tugenda dukora buhoro buhoro. Arasobanura ambwira ati natwe ntabwo twagiye ngo twuzure umunsi umwe, bino bintu urabizi ntabwo birahenze, n'ibintu bihenze. Niba arabashije kubaza cyangwa ukabasha kusacinga ku internet ukuntu bihagaze, ni ibintu bihenze. Ati rero genda ukora buhoro buhoro ukazagera kuri ya level ushaka. Nanjye natangiye gukora buhoro buhoro, umunsi 3, umunsi 5, umunsi 2, umunsi 1 nuko. Hanyuma se niba atari ibanga nka tatu zose ni nyinshi cyane ariko ziri ku mubiri wawe zihagaze amafaranga ngaya y'amanyarwanda? Ni menshi. Ni menshi, tatu ufite ni nyinshi, ziri almost 150 tattoos. Ziri hafi nka 2 miliyoni ni hafi n'igice. Warayatanze cash kabisa? Aho kwagiye ugenda utanga mu byiciro, kuko urumva nibyo bya bindi wa mu artiste yasobanuriye. Ambwa ati ntabwo wayabonera umunsi umwe amafaranga ni menshi, ari ubwo ugenda ukiraho buke buke. None urumva ko narize n'ibintu bya art nagiye nzipanga neza nyine, ugenda uzipanga zikuzura. Hanyuma uba wumva burundu uba wumva ari ahandi uzayishyira, kuko ahantu hose umubiri wose, amataka, amaguru, amaboko, ndazifite amaguru aruzuye, amatako ufite tattoos. Kwanza hano ku matako ufite tattoos agakiza ka katolike, ko genda mu katolike. Navutse mama ari mu katolike kandi ari umubyeyi unyobora inzira y'urusengero. Ubwo rero nakuze mukunda nkunda n'idini, niyo mpamvu nashyize izo tatu. No kuvuga ngo ahantu ufite imyanya ni hatoya ku mubiri wanjye, ngenda ashyiramo nka kwa kundi ushaka kubyuka nkavuga aka kantu ni keza ndaza kugashyira hariya ahantu. Urumva ngiye nk'umu artiste ndi planingira, nkareba iriya foto yanjye uburyo isa nkabwa hano hantu hazajyamo iki, byanze bikunze mba mbibona nyine muri mind yanjye nk'umu artiste. Na experience y'akazi kanjye. Umubiri waruzuye kabisa. Ariko niyo life nahisemo, urumva kuko nakuze ari ikintu ndirira, nifuza nkanasenga nkabwira Imana, ni Mana wazampaye gusa kuriya. Ntabwo byantunguye, numva narishimye cyane. So nishimira uko sa rero. Wabikunda utabikunda adoke. Hanyuma ari igihe gishobora kuzagera rero wenda umaze nko gukora cyo gusaza ukavuga uti ibyo nibyo bintu abantu bambaza benshi cyane, ariko hari abantu benshi agengana nabo bazifitiye. Ntabwo bishoboka, icyo ni ikintu n'inzozi ntashobora no kurota. Ntabwo bishoboka. None urugero rwiza nk'ubu Badman ifite mu mugongo na Lil Wayne bamaze gukura. Badman arakuza, afite yavutse muri 69 1969, afite imyaka hafi 50 muri 51 52. Nukuvuga ngo afite tatuzuye tatu muri wose, ntameze neza se, umuntu usa neza kandi wiyubashye uri class. Ni umuntu w'umugentro kabisa, w'umupro. Hanyuma ushatse umugore uranamukunze pe cyane, nawe aragukunze, karakubwiye ati izo tatu ni ikibazo, wakora iki? Aho ngubwo yakwigendera, kuko still nkunda umukobwa wa nkunda uko ndi, kandi agashimishwa nuko ndaka proud yanjye. Wese washaka umuntu utari proud yawe ubwo waba umubangamiye wowe. Ariko rero muna so ntago namwifuza. Ashaka rero mpamvu bakobwa gutinya kwera izo tatuwaje. Nta kibazo jewe ntinye, nashaka n'umunyamahanga barahari bakunda tatu cyane. Ntago still icyo nishimira nuko nageze kuri zanzozi zanjye nahora gasaba Imana. Ubwo rero ibindi byose yaba umuntu yaba iki, niba ba famille baragezeho bakabyemera ko ati bino bintu arabikunda, reka tuyimuharire kabisa abikore pe. None se kubasa gutya mvuka n'umuntu w'umupasiteri, urumva ni ikintu gitangaje cyane. Kandi duhuza nuko aramaze kubona ko kiriya kintu kindimo, kandi niyo maraso yanjye, ni nako kazi kanjye kantunze. Agomba kukubaha rero, nanjye nkubaha akazi ke k'umurimo w'Imana, tugahuriza hagati nk'abavandimwe. Nuko nguko bimeze. Ahubwo naringiye no kukubaza abavandimwe bawe baje kubyakira gute? Kuko kubyakira urumva twatangiye dufightinga nyine bitapfa kuvamo, bidakunda. Urumva baba gutera amagambo iki bintu nk'ibyo, bigeraho noneho zimaze kuba nyinshi bavuga ati umva tuyimuharira ibintu n'ibye pe. Uyu muntu ibi bintu arabikunda, umuntu buri umuha amahoro y'icyo akunda kugira ngo mbashe kumvikana. Ubu umubyeyi murumvikana nta kibazo? Mama ahubwo niwe muntu wabanje gusapotinga bwa mbere kera, ahubwo nta nubwo yigeze ngora. Ambwa ati mwana wanjye ibintu byakubera. Yahoraga yinjira mu cyumba cyanjye akabona amafoto ya Lil Wayne, so yabona amafoto ya Lil Wayne akati ariko uyu muntu muhenda kujya gusa. Ambwa ni mama ngiye shaka kuzasa gutya.
akambwira ati ni ukuri rwose byakubera. Aho ngaho rero urumva mama already yahise ashyira mu kibuga nta karama kabisa. Hanyuma rero hari wa muntu ujya uvuga ati ntabwo uri umunyarwanda ubundi kavukire yawe ugenda ubishije bitari ariko nijye wa mbere mu majyepfo. Ariko ari umunyarwanda ababyeyi banjye papa yitabye Imana muri 2018. So urumva nasigaranye mama rero. Yego. Ariko si ubwa mbere byumvisha avuga ko utari umunyarwanda. Abenshi barabimbaza barananyandikira kuri WhatsApp na za Instagram akambaza ati ariko se bro reka nkubaze neza uri umunyarwanda for real? Agenda umunyarwanda wuzuye kabisa. Ahubwo nakuze ndi unique. Nakuze nkunda ibintu byanjye biri unique apana ibintu bijagaraye cyangwa ibintu biri disorder ukuntu bidahwitse. So ndi umuntu nyine ugendera ku mupango niyo batunahanye gahunda ugomba uyubahirize kuko ndi umuntu uri serious cyane. Icyo tuvuganye ni icyo sinjya ngira indimi ebyiri. Nuko nguko. Hanyuma ngiye kubaza kandi kabazo nakihanganire. Wenda bashobora kuba bareba look bakareba mu biherena ku zuru cyangwa se utuduherena. Ugira urukundo rw'abakobwa? Kubera iki gihe ndi umugabo wuzuye fresh. Urumva nkunda n'abakobwa nabigusobanuriye gusa ntacyo tuba. Impamvu nyikubajije ni iki kintu ko nigize kumva ngo Mula ashobora kuba ari umugay. Ntibibaho. Ntabwo byashoboka urwego nkundamo abagore ntabwo umwanya w'abagore nawubona. Aho naba nkube niba unanekerezaho ndeba icyo kintu. Shuze genda uyibagirwa igihambe kabisa. Ugati cyo ndagishyinguye. Urumva? Ako Mula nagari cyo nakuze nkunda abakobwa beza kandi bari classe biyubashye. Apana umukobwa w'akajagari cyangwa nagari cyo nampere kubyumvanye. Simbizi. Uwo mwanya nawubona. Akazi kanje nkora katatu nkora muri 3 unamutunyandikiye ntakuzi impita nkubaza ikikugenza vuba. So niba tudahuje nzata nkubroka cyangwa mbona utangiye gutandukira kumbaza ibintu by'ubugoryi still bita nkubroka nta mwanya ngishaka kugo kandi mu nzira ntushaka kumvugisha nakuze ndi karume nakuze ndi unique nakuze mfite authority ntabwo ushaka gushaka kunjagaraza uko ubonye kose ngo ngukundire ntabwo byavamo kuko ndi umuntu uri serious sindi umusinzi sindi umwatabi so tuzahurira hehe abigare nakuriyemo ngo ndajya mu bigare ngo biranyobya ngo biranjyana hano ngo iki never ntaho twahurira ariko ngari ukuntu ujya ujya ahantu ngo ukarya nk'inkoko z'ubuntu ngenda koza amakuru yose nagiye numva cyangwa ngo kaba wayini ushobora kugenda wenda ngiye hano muri hoteli nkicara nkinywera icyo kunywa cyanjye nk'abantu wenda bicaye aho n'abantu bakuze bajya bashaka kunganiriza umuntu akaza afite nk'imyaka 55 almost 6 years akambaza ati wambaye tukaganira please urumva kambwiye ati please can you talk to me urumva rero wa muntu nzamuha umwanya tuvugane kuko ni umuntu mukuru ugomba no kumwubaha ntuzi n'ikimugenza uri uzamuha umwanya tukaganira so usanga rero ashobora kuvuga ati reka jewe nkugura icyo kunywa ushaka kunywa cyo ukunda then tukiganirireho cyangwa se icyo ukunda kurya baguhegewe umwanya wawe ndawishyura yabibaho cyane rwose byo narabimenyereye tatuzawe rero zikora gukorera akazi nkuko nazifuje ndi umwana nkaza kugera kuri wa musaruro nawe umpa umusaruro uvuga ngo ni ikintu kima bimwe mu byo nkenera buri munsi hanyuma se wenda njya numva ngo hari nk'ukuntu umukobwa ushobora kuza guteresha 3 akaba yazakubwira ati wenda yinerere ku ibere cyangwa se yinerere ku matako ngo ukaba ntago ari wowe bakaba harabazitira ngo bashaka nko kumufatirana wenda ngo bamusambanye ibyo bintu bivuga iki ntabwo bye byakubaho byemera kuko niba uri umuprofessionnel mu kazi kawe ntabwo urumva nicyo cyakindi nakubwiye ngo gende serious cyane niba uri umuntu w'umuprofessionnel mu kazi kawe ukaba ukubaha ukaba waragasabye Imana ukagakora ugakunze ntabwo uzirukankira gusambanya umuntu kandi aje gusaba akugana gusaba service ugomba kumwubaha kuko ugomba ko ari bunakwishyure ugomba kubanza ukumva ko wa murimo n'umurimo ni nawo gutunze uri buwubahe kugira ngo nejo bundi azagutangira ubuhamya bwiza hanze ugire public nziza so uramwubaha rero ukagira gute uramwubaha ukamukorera neza ibyo bindi ukabyirinda by'ubushurashuzi bikajya ku ruhande nuko ngo bimeze hanyuma ariko hari n'ushobora kuza wenda kwa kundi utangiye kwiteraho ukamungura musedwije ubyitwaramo gute ntibirakubaho urumva aho nganda gusobanura neza kuko icyo kibazo abantu benshi barakimbaza ni ikintu abantu bakunda kumbaza cyane ni ukuvuga uriya muntu ugomba kubanza kwibuka ko ntabwo mwari muziranye icyo ni kimwe ntabwo uzi wenda niba ari umuntu wanduye urabona hanze aha abantu baranduye cyane cyangwa ari muzima ukanamubahira yuko ari umukiriya wawe ukamubahira ko ari umukiriya kuko ejo niwe uzagundi mukiriya kuko wamukoreye neza je nicyo ngenderaho ntabwo uri kubyumva Mula umukobwa ashaka kuza watangiye kwimuterera ukabona ashatse kuzana ibindi nabyo byigeze bimbaho ibyo bibaho cyane nterizo kagira inkuru byagenze bitese ushaka nko gushanya nk'umukobwa gusa
urumva twakira abantu ujya nakira abantu bakuze sishobora gushushanya already sinemeye no gushushanya umuntu uri munsi y'imyaka 18 kandi kenshi cyane ngiye mu bikorwa byanjye muri tatu nkora nkunda guhura n'abantu bakuze hejuru y'imyaka 25 30 40 cyangwa hagati ya 20 na 25 nabo barimo abakuze ni ukuvuga rero uriya muntu nubona atangiye iyo mbonye atangiye kuzana bira bintu ngiye ngerageza kwikaruma nka kakazi kugira ntaza kwica akazi kurumva ni musambanira mu kazi akazi already kahora bukangije ni nko kugatera n'umwaku iyo ugenekereje neza ukicara nk'umuntu muzima wumva ko nukwangiza akazi kawe uwo muntu se wayiri uri kwimuterera hehe bigenda biti utaranyibagiza ni benshi nkorera abantu benshi ashobora kuba ari kwita ko ashobora kuba ari hagati y'amaguru ashobora kuba ari kwibere ashobora kuba ari hagati y'amabere ashobora kuba ari ni heshe kabisa mu mbavu cyangwa se hejuru y'ikibuno aho bizaba ngombwa ko uriya muntu sirito niba ari umukobwa cyangwa niba ari umama azakuramo imyenda urumva rugomba kumwubaha ukamuha agaciro n'imyenda akayikuramo yes twe uri nka dogiteri so ugomba kwiyubaha rero ukaba uri umuntu usa neza uri classe uzi kuvugisha umuntu neza ukamuyobora neza kandi ukamusobanurira kuri bya bikorwa akeneye mbere yuko mubikora nk'abantu bakuru mukaganira ukamubwira mbega ukamusobanurira ko cya kintu umva kiba kindimo musobanurira imvo n'imvano yacyo ubwo uwo mukobwa aramupfushirije mura n'ukuntu naramupfushirije kuko urumva ngomba kwiyubaha mu kazi okay ushatse ko dukorana akazi kakarangira tukazadiringa ibindi hanze atari mu kazi okay tuzakomeza tudiringe ariko mu kazi ntago byashoboka no kuvuga ngo aramutse atashaka kubwira ati umushaka gushanya umukobwa agataka bwa ati nagukunze ibyo rero muzabidiringa nyuma kurumva ibyo biri nyuma y'akazi niko style muri filime sinzi niba ujye ubibona mushaka kugenda mukagitinga mugakora akazi bikarangira muri filime ariko wenda umuntu muri filime akazakubwira mu nyuma akavuga ati ariko hariya rwose naragukunze twahuriyemo ari ahantu ariko narakwishimiye nawe ubwo nk'umuntu mukuru uzagira uburyo witwara muri ya situation nuko ngoko bimeze hari umwe mwakundana muhujwe n'akazi kawe muri tatu byabayeho akakubwira wenda nk'abakobwa bakunda tatu ati wow nakunze ukuntu usa kabisa warankuruye ubwo ukora akazi kawe neza wankoreye neza nakunze n'ukuntu usa wenda uvuga neza ibintu nk'ibyo kabisa hanyuma se niba atari ibanga umuntu wa mbere watereyeho tatu ku mafaranga menshi nangaye umuntu wa mbere natereyeho tatu ku mafaranga menshi ukavuga ati kabisa hamaye ifunguro rigaragara n'umunsi umwe nigeze gukora amafaranga 340 urumva hafi amasaha wari umunsi urenzeho gato nk'amasaha nka 32 gutyo ayo ni amafaranga rero menshi bari abanyamahanga bari aba Nigeria mbashanya ari batatu bose banyishyura 340 ariko bya bintu birimo amafaranga birimo amafaranga bikoze neza ukaba uri umuntu uzi icyo ukora uzi gushushanya kurya uzashushanya umuntu akishimira bya bintu wamukoreye ku mubiri we uzi gukonsatratinga n'umubiri ni ibintu byiza cyane hanyuma se wenda ngiye ngiza kandi kabazi kamatsi kwambwiye ngo ufite imyaka afite imyaka arabura amezi 2 nkuzuza amezi 2 kumwe ahubwo nkuzuza imyaka 31 agiye nkora nivu yanjye mu kwa gatatu kandi itariki za mbere zibanze ziri hafa kuri zinga isiko numva uri impanga yanjye tazamena amazi nuko nayimfuka muri uko kwezi nukuri kose tazamena amazi oya ntabwo nge nabikora nta n'umugabo nategurira anniversaire ku itariki 3 z'ukwa gatatu imyaka yanjye yanditsemo hano inyuma uraza kwinyerekana yo mu kanya nta kibazo none se ikindi kibazo cy'amatsiko ngiye ngize ariko hari ukuntu abakobwa benshi bagukunda ni ukubera wenda ukuntu ugaragara cyangwa se niba bundi bakunda biterwa ushobora kuba ona sinzi nabigusobanura gute gusa abakobwa w'uyu munsi nabo urabizi bisaba kubitondera benshi bari indyarya nabo ubuzi icyo akurikiye cyangwa iki so bisaba kwitonda rero ari nabyo nabwira urubyiruko ruri hanze kwitondera abakobwa hamwe na ikindi abenshi baba bananduye so dusaba kwitonda no kwitonda cyane nibyo akomuna reka nkibariza kandi urumva ari umukunkunda kwabo ndirimita kuko mu bakobwa uyu munsi hari ushaka kugukunda urumva n'urugero ntago muzakomezanya ahubwo wenda ni uburyo bw'irari bw'umunsi umwe uburyo bw'irari bw'umunsi umwe mukarangizanya wenda cya gikorwa akaba aragutaye bitari clear atari ibintu biri clean wivamo nyine ukaba ati ndashaka umuntu wanjye dushaka kurambana tukamarana igihe akafasha wenda mu byo nkora akampa n'ibitekerezo nanjye nkaba namufasha mu buzima bwe busanzwe akubanza arahuye n'abakobwa benshi banduye kubera numvishe icyo kintu ukomeza kukivuga cyane ni danger ni danger urumva kubera no gutembera ugenda ubona nyine ubuzima so ukabasha gukompara rero
urabarasinga ukavuga ati noneho mu myaka ngezemo gutya na gutya ngomba kwitwara gutya nkanitonda gutya na gutya kugira ngo ibikorwa byanjye bashe gusuccessinga bikomeze nanjye mbeho mu buzima bwiza. Hanyuma hari tatuwaje ufite ku mubiri wawe ukunda cyane cyane ko umubiri wawe wose ni tatu nta mwanya ni nyinshi tatu ufite nkunda ku mubiri wanjye nyinshi cyane cyane tatu ufite Lil Wayne mu mugongo na tatu ufite ya Badman mu mugongo ari we wareze Lil Wayne. Ikindi nkunda izosi ryanjye arikoze neza kabisa ndabikunda. Na tatu z'amatako hano ndazikunda afite n'amaboko. Mbese ni zose ari zose nafya zose urumva nzishyiramo nyinshi nazibariye nzikunze so ndazikunda rero cyane. Hanyuma dusana bagana ku musozo ugereranyije mu kwezi ushobora kwinjizaho amafaranga angahe? Ibyo ni ibanga ryanjye kuko urumva umuntu wikorera ushobora kubona abakiriya uyu munsi ejo ukababura, so iryo ni ibanga ryanjye nta kintu nagutangariza. Gusa icyangombwa wenda icyo nakushishikarizamo ni uko mbona aya mafaranga y'ubukode bw'abandi nta kibazo kibayeho, harya neza nkambara neza, ari nabyo nkunda mu buzima, kuba nzaca hariya nkumva ko ndakeye, ndi umujyambere ukeye, ndasa neza kandi nta muntu dufitanye ikibazo. Hanyuma kubera icyo yahisemo gushira amaherena hano abiri? Amaherena urumva ndi umwartiste mba nahisemo guhindura umubiri wanjye. Uriyo uhisemo, twebwe abartiste uhisemo, iyo wahisemo gutransforma umubiri ukawuhindura ugenda usanga hari ibikenewe ugomba kukongera ku mubiri kugira ngo bya bintu bimacinge bibe byiza. Siri tuko twe dukora tatu nk'abatatuiste, amaherena ni ikintu kidashobora kubura ku mwartiste. Ikindi amaherena ajyana na tatu, ni ibintu bigendana. Na tatu shop ntabwo ushobora kuyiburamo amaherena, ntabwo ni ibintu bigendana cyane. Urumva usigaje kuyashyiraho handi? Ntabwo biraza, buriya wenda nzabimenya hejuru. Arigeze mbitekereza ariko ari ukuntu ugenda gake gake, urumva iyo ukuze kandi ukoresha ubwenge bwawe natural, buri natural nta kibazo ufite, ugenda ureba ukasi iki ngiki kimeze gute, urabanza ukareba iriya foto ese iraza kugaragara gute, kuko nkunda amaherena. Bisanzwe ko abagore nibo bakunda amaherena, ko je nakuze urumva nkunda kurimba, so ikintu rero ndeba nkaho ikindi agikunda. Rero iyo nkunda ikintu gese ushobora kugendera ngo buriya ngo runaka ngo azamvuga gutya cyangwa icyo, je mbashaka kuba ngewe je nkora bya bindi byanjye, ubwo nawe uragenda ugakora ibyawe ukampa amahoro yanjye, nuko nguko bimeze. Ariko mba nzuri ntagondwa sha kwa kudi ndakuze fit authority, ntago nkunda umuntu mvogera. Nese ubwo nushaka umugore ka serious cyane, ariko ndi umwana mwiza mu buzima busanzwe, ndasabana, ndatuza, ca bugufi, nishaka umugore bizagenda biteka abagore, umugore aba ari umujyanama w'umugabo. Nta kibazo, urumva umuntu ugomba kumuha agaciro, rega ni queen wawe, ute se utamuha agaciro? Nuzi ko bakubwira ngo n'umusirikare yageze mu rugo imyenda yishyira hasi, ishati ayishyira hasi, akubaha umugore nyine bagakomeza ubuzima busanzwe bwo mu rugo. So nanjye rero nta kuntu hakubaha umukunzi wanjye ndamutse Imana yamumpaye kandi akaba nkunda, nkaba mbibona ko anyubaha, anyubaha nanjye namwubaha. Ese umukobwa mwatandukanye mwapfuye iki? Kubera kuva nakura rero ntabwo nakubeshya, nta relationship nigeze navuga ngo ninjiyemo iri serious, iri serious ikamara wenda igihe. Ntabwo nakuze ndi umuntu ukunda gukundana ngo mvuge ngo nakunzwe n'umukobwa twakomezanyije, wapi, icyo sindakigeramo, buri Imana izabikora. Sindabona wa muntu uvuza ngo ambwiye ati ndagukunda ni ngewe nanjye mbone ko mushaka, mbwiye ni nandafatiraho, uyu wose ndamubona. Ariko icyo gihe naza bizaba ari fresh kabisa. Akaza ko kundi nakubwiye wa muntu nkunda uko ateye, ibintu nk'ibyo nanjye nkabona aniyubashye. Buriya umuntu ntabwo ari kuvuga ngo n'ubwiza gusa cyangwa imyambarire gusa, na discipline irakonta. Ko ntabwo nakunda n'umukobwa ntashobora kujyana mu nshuti zanjye, cyangwa se ngo twicarane ndi kumwe n'abagenzi banjye dusoma akantu kandi bambwire ati uyu mukobwa muri kumwe ari class kabisa, ariyubashye, yaba imyambarire, imigaragarire n'imivugire. Buri ikintu cyose kibayemo discipline kiba cyiza cyane. Ukabanze no kumupimisha. Kumupimisha nibyo bya mbere, byatari aho icyo rwose ugishyireho vi. Hanyuma muna dusaragana ku musozo w'ikiganiro, ugushaka yakubona gute? Abakobwa wenda bakunda tatu, ari wa muntu uvuga ati mvuye hanze y'u Rwanda ndashaka wenda tatouage, wenda akabona nk'izo ufite akumva arazikunze. Aba diaspora akunda kunyandikira cyane n'abamama baba USA, bakambwira ati mana ninza mu Rwanda ni wowe ngomba gushaka ukankorera tatu vraiment. Ubwo rero ushaka kuri Instagram yanjye nkoresha mura tatu, wandika mura nk'iy'amafaranga, mura tatu 250, cyangwa se ugashyiramo mura baby 250 na uhita umbona. Kuri Facebook yanjye naho nkoresha mura tatu,
ushyizemo mura nyine y'amafaranga ukandika 3 bisanzwe mu cyongereza taruhita ibyo mbona birahagije. tubona wa muhungu wuzuye 3 nye cyane. No kuri mura wakoze cyane, ikindi gihe nitugukenera tuzakubona, ariko ku ruhande rwawe hari undi muntu. Sawa murakoze ndabashimiye. Ku ruhande rwanjye hari undi muntu gute? Dore Umukunzi. mu myaka 30 wagiye mwana. Ngaho se shampi icyuki kishakira uje ko bitagenda neza. Ushakira umuntu umeze kwa kundi nakubwiye. Ufite umubiri utepeta. Murakoze. Sawa murakoze cyane ndabashimiye. Gasaro TV.